kumara amezi 6 yose utaprodinga video kuri YouTube channel yawe bakwaka monetization, uba demonetize. Benshi ibintu ntabwo bari babizi. Niba ufite YouTube channel ukaba warabaye monetize, aba subscribers 1000 barabonye n'amasaha 2000 warabibonye, ugafata agapose ntiwongere kwa uploading ukamara amezi 6, barakwambura monetization. Iryo ni itangazo mubona rya YouTube YPP, YouTube Partner Program. Ni ugukurikiza amategeko n'amabwiriza. Reka mbonereho gushimira uyu bita Gatari Fred, nifashishije akavideo ke gatoya ubwo yarayemo asobanura ibijyanye na YPP, YouTube Partner Program. Nakomeze yiteza imbere kandi ni n'umusore ufite ibakwe arimo agenda yiteza imbere cyane rwose. YouTube channel imeze neza, ndanashyiraho link akomeze yamamare nta mutima mubi. Tweye umuntu arimo akora neza turamushimira. Reka nongere ngo ikaze rero wahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi nk'ibisanzwe ni Sam Start do start doing what you are passionate about. Intego yacu ni uguhumuriza, guhitura ndetse no gushimisha. Tugarutse tubahwitura rero bantu mufite YouTube channel mukaba mwarabaye monetize, mukavuga muti ubwo twabaye monetize isaha n'isaha tuzagaruka uploading amavideo menshi dukore cyane, noneho tuzibyaza umusaruro, batangire baduhembe agatubutse buri kwezi tuyabone. YouTube channel ni umushinga muremure ushobora kuguhemba amafaranga meza kandi menshi, bikagutwara igihe kinini cyangwa se gitoya bitewe. Ndavuga wowe wirwanyeho udafite abagupromotinze, ugakora audience ikagushyigikira igakanda subscribe na ya masaha 2000 ukayabona ukaba monetize. Wamara kuba monetize ukajya mu bindi bintu ukabihugiramo, ukajya kwiga se cyangwa se ugakora kandi kazi kugira ngo ubone imibereho, ukaburetse kwa uploading ugavuga ubwo nabaye monetize ntacyo nkisiganwa nacyo, nzaba ngarukanyemo uyu mwaka cy'amezi 7. Iryo ni ikosa rikomeye cyane, kumara amezi 6 utaploadinga kuri YouTube bakwaka monetization. Nkuko ubibona kuri rino tangazo, iyi ni screenshot ya YouTube Partner Program, aho bavuga bati monetization threshold. YouTube will not automatically remove your channel's access to monetization if it drops below the threshold. YouTube ntabwo yakwaka monetization igihe uba utarageza ya mafaranga asabwa kugira ngo uhembwe cyangwa se ubikure, kuko hari amafaranga usabwa kugezaho kugira ngo ube wabikura. Ntabwo ukorera amadolari 500 ngo uhite uyakuraho, oya, ni amadolari 100 niyo ubikuriraho, cyangwa se waba waremeje amayero ni ku mayero 70. So hasi bakakubwira ngo however YouTube does reserve the right at its discretion to remove monetization from channels if a channel is inactive. Ahantu muhumve neza, if a channel is inactive, iyo channel itari gukora and not uploading or making post, yewe ntiya-uploading cyangwa ngo igire post ishyiraho for 6 months or more, mu gihe kingana amezi 6 cyangwa se arenze, bakwambura monetization. Ushobora ngo utwo n'utuyero amayero 1.73 tiwabaye monetize, reka witurize saa n'isaha uzagaruka. Ntukore ikosa ryo kumara amezi 6 utaploadinze. Impamvu mbibabwiye, nanjye nari maze igihe ncecetse amezi yarabaye 2 nta uploadinga. Ndi mu bintu byinshi bituma ntabasha guhita na uploadinga, cyane ko ndi no kubatekerezaho vuga ngo ni ibihe bindi nabazanira byiza kurushaho, nk'abantu mwashyigikiye nkageza abasabi 1000 bakaba 2000, tukaba twenda kugeza n'abasabi 3000, mbagezeho ibyiza biruta ibyo nabahaga. Naracecetse rero nkimara kureba ibi bintu by'uko nshobora kumara amezi 6 nta uploadinze, channel ikaba demonetize, byatumye umutima wanjye utekereza no ku bandi nkamwe turi muri industry imwe ya YouTube. Ndavanireka mbahwitiro wasanga akantu mutakazi.
Ni muri urwo rwego rero muri iyi minsi ngiye kujya mbagezaho video mwumva ijwi mutabona amashusho. Mu gihe cy'amezi runaka nzakora video ibabwira yuko nanabibateguza nanabashimira yuko muzamwumva ijwi, ariko nyuma nkazagaruka mbereka n'amashusho. Imana ikomeze barinde, mugubwe neza kandi mwiteze imbere. Tuzasubirana akagaruka. Ni Sam Start Do Start doing what you are passionate about.